ahantu umutuzo hagati y'anyamahoro asabe mu urwagasabo dusiganuze maze dutengamaye tumerewe neza. Erega duterura inganzo tuvuge neza urwagasabo turuhatira abataruzi iteka batewe nawe utaha. Umwana ukeye mu ishuri rikeye agirira umumaro urwagasabo, agasabana n'abanyarwanda, akisanzura ku bamukunda, akaba nka rudaseswa zirimbikiye. Erega gucya mvuga si ugucya ku mubiri gusa. Ni umwana ufite ubumenyi, akaba umwana usasa inzobe, mwajya inama nakuvemo, akakubera ifuri idasanzwe. Ese iyo bitagenda uko, ngo abe umuvuzi warimazeyo, nasigure ngo asiganuze, nasesengure ngo asobanure, nasanze ngo asasanure, niyo ari kwikiza abashegu bashingaje ngo bamupfutse umushinga ushakwa na benshi ngo bajijukire urwagasabo. Wowe uduteze amarwa ushaka amashimwe ashimisha abashavuye wakwibaza ngo umwana ukeye mu ishuri rikeye ni umwana urangwa n'iki? Ni umwana ugira ubusabane busanzwe bwiganje mu masomo, akaba umwana usasa inzobe, mwajya inama nakuvemo, akakubera ifuri idasanzwe. The Ndate charge in a clinic class. She will be the hero of Rwandanese. She would like to be good Rwandanese. She will never forget the culture of all Rwandanese. The character of Rwandanese is peace and security. Ngenda basezeye soje inganzo ntago ndasubitse sishoje, nje mvuze neza rwose ndatangaje, mvuze rwose nsabanye ndasiganuje, ndi umususiga bagasigira basiganira gusiganuza dasa n'umusinzi asingira umusazi, ni umusarutsi w'izindi sango wasizira seruka ineza niringiye Imana Josuwe. Nje ndasanzwe mu urwagasabo ndasize rwose banyakirana bwuzuye urukundo n'umutekano w'iteka. Nje ndarata mvuga ibyiza bitatu urwagasabo harimo Kagame Paul rwose yaraturinze atugire. Ninjye wo kurata ngashimagiza urwagasabo maze nkavuga neza. Subitse rwose sishoje dore ndi umusizi usiga bagasigira basiganira gusiganuza umwana w'umusizi Imana. Bye ndasezeye.